Bakunzi bacukumbura ukuri TV bari ku migabane y'isi itandukanye, abamama, abapapa, abana bato, turabasuhuje. Hano twahabonye umushyitsi, dufite abashyitsi beza mwabonye, abazungu. Abashyitsi bacu rero tugiye kubakira, mufashe muhaguruke twakire abavaburaya dukubita amashyi menshi. Urabona mu by'ukuri bateye ibyishimo. Ubushize baje aha bari kurira, uyu munsi baje baseka, kuko hari abantu Imana yaremye ibaremana umutima w'umugisha, ibaremana urukundo. Mwarakoze. I love you. I love you. Mama Bitangaza, tuguhaye ikaze kuri Cukumbura Ukuri TV y'Abanyarwanda, TV y'Abarundi, TV y'umuntu wese wumva Ikinyarwanda, kuko mu minsi iri kuza turashyira na systeme y'Igiswahili. Yego. Tubahaye ikaze Mama Bitangaza. Muraho neza bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabe ku buzima bwanyu. Natwe rero ni mama w'Imanga Nyabade. Nyabade. Narongo. Narongo? Nebibyo. Narongo. Narongo. Mama w'Imanga rero nanjye nahawe umugisha nanjye wo kwibaruka abana babiri b'abakobwa beza cyane. Murabibona basa nanjye. Namwe ugiye kwikunda ngo basa nawe. Murasa. Ndabakwihereye kugira uzishyura amashuri wenyine. Uri gukwepa amashuri. Ndabakwihereye uzishyura amashuri wenyine, uzagura amata wenyine, uzagura imyenda wenyine. Ndabakwihereye. Noneho ubwo ubonye noneho ubihera akishyura ibyo byose. Ariko umugabo. Nyuma natazanira ukora. Ariko umugabo bakunze nyina. Akavuga utaba abana nzabishyurira ishuri, mbagurira imyenda, mbahahira. Ubwo bisobanuye ko wahita ubamuha. Wabyumvisha abagabo b'iki gihe. Ngiye ikintu uzakora uwo muntu nkamworohereza kwa systeme, ngiye zahakatambye sigarane witwara igikanka gata gusa. Uyawe yajya guhaha gutyo. Ngiye nkunda kwa systeme ibitenge. Abakunzi bacu turanezerewe n'umugisha utaboneka kuri buri bose. Yego. Ubonera ku bantu bahiriwe. Icyo nzi cyo ni kimwe, ndi umugabo uhiriwe. Ye baba we iturano, abo wagiriye neza nibo bazi bawe, abari inshuti zawe. Babwiye dupresente kwanza amazina y'abana, kuko dufite kuri WhatsApp abakunzi bacu, kuri YouTube channel yacu batubwira ngo abana bageze he. Yego. Hashize hafi amezi 2 tubabonye, tikongeye kubakenguruka. Abarundi muri he? Amaboko hejuru abarundi. Kira gihugu kiraryoshe. Umukeke ubwo nawe wibutse ubwo ukumbuye. Umukeke n'uburobe ni sambaza z'indundi. Indagara z'indundi z'indundi. No hari ikindi icyo kumbuye cyane. Byataye. Ukivuga abarundi ibyo bidite bikumva. Mama Bitangaza. Karame. Uhabikaze ye kubaneza abantu, kandi kwasana subscribe kugira ngo abana bajye bababona buri munsi cyangwa babone baseka. Muraho neza, murakomeye. Natwe rero turishimye muri aya masaha. Uyu ni wa munsi nyine twateguye kugira ngo tubereke impanga zacu, abakobwa aho bageze. Murabizi muheruka kubabona haciyeho iminsi, bujuje amezi 2. Umva rero Imana yarabarinze, yatwira turinda. Kandi ni ukuri twageze, hari igihe twicaye hano tubabaye, hari igihe twicaye hano mbafashe bameze nkaho tumeze nkaho nta cyerekezo. Hari abantu rero bagize uruhare kugira ngo aya mezi 2 tube tuyagezemo turi kumwenyura. Ni uko kirya gihe cyangwa se arya amasaha cyangwa se urya munsi wahabaye, ukaba ndi kubwira bari kwiyumva,
bagize uruhare kugira ngo navuga ngo igihe gikomeye twari duhagazemo tube twakivamo. Murabibona nanjye agasura nanjye katangiye kugaruka, kirya gihe nari meze nabi. Uyu munsi wa none abana nabo kuko byaragaragaraga barariraga, ariko ubu ngubu ntabwo bikimeze gutyo, uko bukeye nuko bwije. Hari abantu bambaye hafi bangurira igikoma, ndabashimiye cyane. Bangurira ifu y'igikoma, bangurira isukari, bangurira isombe, bangurira imifupa yo gushyira mu isombe. Ni ukuri ndabashimiye cyane, ndabashimiye by'umwihariko. Sinzi ukuntu nabivuga. Namwe muzakamirwe naho mugeze hose, namwe muzarye muhage, namwe muzahahe muronke, kandi ikibakomotseho cyose kizaba ikinyamugisha. Ni ukuri byaranshimishije cyane. Aba rero ni ba bakobwa rero, kandi murabona nabo barasa neza, nabo bameze neza kubera iryo sombe cyangwa se kubera icyo gikoma cyabonetse muri icyo gihe. Bitese ka ubuto wowe. Uyu nguyu ni Gakuru, uyu nguyu. Ntimukunda kamera mwabana? Uyu ni Gakuru. Yego. Akaba yitwa Ikirezi RC Joanna. Unguwo ushyire ku rutugu? Uyu nguyu. Mu byumve neza yitwa Ikirezi RC Joanna. Hindura isura bayirebe. Ntabwo ari abana b'intera hamwe, ntabwo ari abana b'umugome, ni abana b'umugisha. Aha. Yereke. Reba hari akana n'abakunzi batwumva kuri TV. Aha, Ikirezi RC Joanna. Akaba ari Gakuru. Akaba ari we Gakuru, niwe waje mbere. Sinanezerewe. Sawa, murakoze. Tubwire uyu mujama na wundi wambaye ibyumweru. Uyu nguyu yitonda kubi, ni ikibaju, kiritonda cyane ni cya gatoya. Uyu nguyu uyu nguyu yitwa Ikirezi and Joelia. Ikirezi and Joelia. Akaba mwita gatoya mu buryo. Ariko Satani yaranyambuye ibyishimo kweli. Uyu yitwa Ikirezi and Joelia. Ikirezi and Joelia. Aha. Akaba ari we bita butoya cyangwa se gatoya. Ni umwana ukunda gutuza, wigirira peti. Arapereza. Iyo umushyizeho bibero rwose. Naho uyu nguyu, uyu nawe ni umwana nawe ugira courage cyane, ariko nyine kagira abaduduhane. Ariko ndeba suza abafana, zamukiza amaboko, subira umugisha. Ba mwarakoze kungaburira, bavugira. Narakoze nkabonye amata masereka. Wabonye amasereka, wabonye n'amata. Hari abantu banguriye amata y'abana. Amata y'abana buriya ni ikintu gikomeye cyane, kugira ngo uzabone amata hano muri iki gihe ukuntu bimeze. Wa mugani wa nyakubahwa avuga uti ni ukwifunga umukanda. Twebwe rero dusa nkaho twawifunze mbere. Ayo mata rero abantu bayagizemo uruhare kugira ngo abana nyine amezi 2 nyine tube dushima gutya. Ni ukuri bagize neza. Murabona bari gukina nawe wishime, byari bikomeye vraiment. Impanga rero mwabantu mwe. Ari umuntu bavuze ngo urasabiriza. Njya kubyara nariyerangije, kubazana modokari kuvana Kacyiru nariyerangije, ariko noneho ngera ahantu manika amaboko. Erega burerega gusaba nta utasaba. Ariko amahirwe ahubwo ugize amahirwe ugasaba ahubwo ugahabwa. Kuko nawe ubwe wabyaye umwana umwe. Sibwo bwa mbere tubyaye. Yego. Aba bana ni 6, ubwo tugize ibyaro, tugize abana 6. Yego. Ni imbyaro 5, aho ko havuyemo nyine umugisha w'abana 2, ubwo tugize abana 6. Yego. Abana 6 rero ndumva kuri abangaba naho ngaho ni icyo kintu cyonyine cyabayeho cyo kuvuga ngo turasabye. Kandi impamvu cyabayeho
gifite inkomoko mw'abantu ntabwo ari inkomoko imwe, si inkomoko ebyiri, si inkomoko eshatu gusa. Buriya rega nubwo rega twebwe rega n'aya matorero bayafunze yacu, ariko na mbere yaho hari ibintu bikomeye twagiye duhura nabyo nyuma nko mu myaka nk'ingahe ishize. Hari iby'inkiko twarwanye nabyo, ibyo wenda ntabwo mwigeze mubimenya benshi. Hari ibyo twigeze kurwana nabyo by'umupasiteri mugenzi wacu, Pastor Claude nibyo urumva adushyira mu nkiko nawe. Icyo gihe byari bikomeye, mutazajya mwumva tuvuga gutyo gusa ngo bigende bihere gutyo. Ni ibihe twahagazemo, abana bacu barahungabana. Ni ibihe twahagazemo, tuva mu rugo imyaka 2 tujya gushaka ahantu twihisha uwo muntu mami, kandi icyo gihe yari amafaranga ari gukora sheri. Kongera kuzana kiriya cyago hano kihore cyarabaye byarangiye. So ahubwo banza umbwire, nshaka kugira ngo turebe kuko ababereye umugisha abana bacu n'abakibabera umugisha no kuba bari kubareba, bari kuba abasitari. Urumva nyine impamvu nyine narisobanuye kuri ibyo, nagira ngo mbabwire nyine aho nyine byagiye bituruka ibyo byose. Hanyuma y'icyo ngicyo rero tugaruka mu murongo, itorero turi kugenda neza nta kibazo, naryo uti birahagaze barifunge. Urumva rero wa muntu we, nawe nyine gereranya uri mu kazi kakavamo ukabyara, se byagenda ute? Ese nta muvandimwe wakwitabaza? Ese nta nshuti wakwitabaza? Ngere abo nitabaje ni umuryango mugari umuryango mugari wa Cukumbura Ukuri TV. Uyu munsi wa none ni namwebwe ndimo ndashimira rata. Noneho buri muntu wese n'abatambutse banuka papa bitangaza nabari bitambukiye, ariko abakunzi bacu nyirizina ni inshuti zacu, ni abavandimwe bacu, ni ababyeyi bacu, nabo tubana nabo buri munsi, barabizi ko ibibazo bibaho. Sinyajyanye uhaciye hano kuri social media mvuga icyo. Ndibuka mu bihe byashize Pastor Mutesi yararwaye, arangije aravuga uti nshaka kujya kwivuza, nyeneye miliyoni zingahe, nkajya hanze nkivuza, mfite ikibazo mu nda. Kandi icyo gihe abanyarwanda b'umutima, abanyarwanda b'imfura, hari icyo bakoze ku buzima bwe. Uyu munsi tukaba tukimufite Pastor Mutesi ari buzima. Hari nta nubwo ari we wenyine, ni benshi cyane twagiye tubona baciye hano. Twebwe turahereza icyubahiro Imana, tugaha icyubahiro buri muntu wese mu bihugu arimo uruhare yagize kuko uyu munsi abana, umugore, abana bataciye myanya y'intoki, bataduciye myanya y'intoki. Ndashimira umusilamu muri rusange, ndashimira umugaturika muri rusange, ndashimira mbese buri muntu wese wagize uruhare kugira ngo uyu munsi banongera kuvugana amabitangaza. Uko ni ukuri Imana wajyaga mu nzu ndagomba kubikinda, washyiraga umugongo wasubira utaka kuko nari nabaza nta mirire, abana bakeneye konka. Imana y'amahoro nakoreye, ntago nkirata Imana cyane, mujye mucunga. Ntago nkiza kuvuga Imana cyane hano. Niyo ngiye kuvuga Imana nyivugira mu nzu yanjye, ndi umushumba w'imitswe, profete, umuhanuzi uzwi. Iyo mvuze ijambo ngo Imana iguha umugisha, ujye uva kuwuhawe. We wagize uruhare gufata ya video ukayishyira hari ukayipublicita, cyangwa ukagira n'icyo ivugaho ukayipostinga. Imana iguha umugisha. Wowe wagize uruhare ukureba ikiganiro twakoze tubabaye, abantu barababara. Nawe impamvu uri muri Amerika no kubabuze ibyo kurya hano, cyangwa wabuze ubundi buzima. Ntabwo se kuko wavuye hano ko uvuga ko hanga hari amafaranga kuhavuye, nawe wagiye gushakisha nk'abandi bose. Ariko nimba wageze hariya ugakora igikorwa cyiza cy'ubunyangamugayo, gufasha umuntu, ntuzitwaze Imana, ubwo n'ubuyesikoro. Yego, uramenye nimba amabitanga dushwanye tukicwa n'inzara turi abakozi b'Imana, bifate nk'aho ari abaturage bagize ibibazo. Yego, kuvuga ngo barango ntago ari abantu Imana ndabafasha,
ntabwo ufasha Imana irishoboye ahubwo uzafasha Joel ubabaye babwire ufite abana batariye none Imana igupimire rero icyukwiriye. Kandi ikindi gufasha umuntu bigendeye ku nyungu mutegereje biriya ntago arifasha. Wafashije benshi ariko ubanza usesengura urebe abantu wafashije hari inyungu bakeneye, iryo si ifashana n'ahantu Imana yabyanditse. Ariko uwo wafashije cyane cyane ngo nari ndwaye uransura, nari mu nzu y'imbohe urangemurira, nari nshonje urangaburira, ngo uzavuga ngo niryari ngo ko ntigeze nkubona ungera imbere, igusubize ngo igihe wabikoreraga umwe muri abo ngabo ni njye wabagukoreye. Ntago yavuze ngo nari mwene nyoko urangaburira, mwene nyoko ni ihame kumugaburira. Niba hari n'ahantu uri ufite mwene nyoko utamugaburira kandi ufite uko wakamugaburiye, umenye ko uri gukora amakosa mu gisanira cyo kuvukana. Niba na mama wawe niba utamugaburira ntabwo uri gukora amakosa. Musaza wawe ni ihame, ibyo bintu ubundi ni ihame. Ariko kugera ku rwego uri bugaburira umuntu udafitanye isano, umuntu mbese mfatire nko ku rugero nkanjye, ejo bundi hari abamama bahungabanye barampamagara barambwira uti mama bitangaza, Imana bahumugisha, komera ihangane. Hari abamaga ubuhamya uti nanjye nigeze nyiri mu Rwanda nigeze kubyara umwana wa mbere bingendekera gutya. Umama muri Kenya ndamusuhuje cyane cyose kubimbwira, ambwira uti inzara irandya. Ariko uyu munsi hari undi mama nawe wabimbwiye uri hano mu gihugu, ambwira uti nubwo uyu munsi byagenze neza ariko hari igihe nanjye nabyaye inzara yo mu bubyeyi ndayizi. Nanjye inzara yo mu bubyeyi mwabana uragenda noneho uri konsa abana babiri ukazajya ubona abazungu mu maso, igikuta ukagifata ugiye kwikubita hasi cyangwa rimwe na rimwe ukanikubita hasi. Ariko reka mbabwire umuntu wese agize uruhare kuri aba bana akababera umugisha, ni ukuri sinzi ukuntu navuga. Mama bitangaza Karame urugeze ahantu bikomeye, byari biteye ubwoba, nta nubwo ari ugukomera gusa. Njyewe ubundi nari mbacitse, ariko njye nari nigendeye. Ushimire abapapa abamama, yego ngewe mu bantu bangiriye neza, anamwe njye kumuvomera najyayo, nanjye najyayo. Mu bantu bangiriye neza mu byumvira umutima wanjye, nanjye najyayo. uko ubunezerewe n'ikiniga niko n'Imana inezerewe, genda umukozi w'Imana. Kandi kugira ngo ndambike hasi ibingibi simbifite cyane, nibikomeye nahuriye mu manzu y'iki y'Imana. Yego. Umuntu ntabwo 2020 makavuga ngo wamwibye, ndabatono rero katubyihorere, tufanye kazi, duhinge, dukore turimo ko kugira ngo umuntu numubwira ijambo ry'Imana akubwire ngo muraje musebe. Yes, muri kwesikoro sasonza mbabwire bashiki banjye, muri ababyeyi bacu nawe mwarashonje, nzarya mbabwire ko nariye, sinzagira umururumba, nzambara mfite ko nambaye, ninambara ubusembi babwire cyane. Ngewe nabafashe nkaho muri abavandimwe cyane rwose. Hari wavuze ngo gurisha intebe, mu by'ukuri byabaho, ariko igihe zabonera umukiriya umuntu upfa yaba yapfuye. Kandi ikindi tandukanye ibintu bibiri, ntabwo uzi ubuzima bwanjye, ntabwo uzi nimba izi ntebe ari iza banki, ntabwo uzi ubuzima bwe, ntabwo uzi ko numva iyi nzu atari iyanjye. Wowe uzi ko mfite inzu, nikuzi afite inzu n'iki n'imodoka, ntazi niba intebe baranazigutije, ntabwo azi nimba banki imereye nawe nikoreye urusyo. Ariko gusa wowe afite inzu, umuntu nyine apfa kuvuga yindi bivuye amarangamutima ye. Ariko hari abavuga ati ibintu bitureba, ariko nashaka agera mu zini, nashaka agere hama. None se ibaza umuntu ujya kugufasha kavuga ngo banze mbone ko wapfuye neza, mbone kukugaburira.
hari n'abavuze ngo ntumpe nimero Papa Bitangaza. Abantu benshi cyane banze kumfasha. Barabeshaga bariya aho ya. Ubu se bazi ko ntazabiryaho. Abantu benshi banze kumfasha kubera nimero yawe. Bana ntaga niyo mpamvu. Umusirimu abantu nimba ngendi ikizira mu Banyarwanda. Abantu 12 barenze ibyo byose bya Papa Bitangaza. Katuganira Bitangaza. Barabirenga baravuga ngo igikuru kuko nuwamamagaraga ninjye wamwitabaga. Ariko abantu benshi nahamagawe n'abantu benshi nababwira ngo nimero yawe akahita nkuko nangiye kubaza nako nyine namubwira nimero yawe akambwira ngo wacu kasubiremo uwo muntu ntabwo azi nta kintu namukoreye ibyabaye n'ingyo byagizeho tushe kandi reka ntibyabaye navuga ngo uyu muntu ubazafata umwana w'interanwa muha amazi yo kunywa ntabwo byashoboka tuganire umwana baturanye uwisha wundi agasaba imbabazi bakamubabarira azaha umwana w'amazi nimba ngewe atafata nimero yanjye akoherezaho ibiryo ari wowe uyifite mu ntoki ari ngewe anamamagaye twayivuganiraho abantu benshi cyakora wenda abantu benshi bazi ngo cya kiganiro ngo cyarebwe n'abantu benshi ngo ibihumbi ngo bingahe ngo buriya ngo Bitangaza buriya ngo ntabwo ugize Imana wanakira ntabwo ugize utagukijije ahubwo ntabwo mbizi ariko abantu abamama 12 abamama 10 n'abapapa 2 umupapa umwe ni wa hano undi mupapa ni wo muri Amerika uwo mupapa we n'ubundi yarabonye ikiganiro munsi nimba hari undi wundi uri kwiyumvamo ayumve ko amusuzuguye yari asanzwe wanambera umugisha wa mupapa ni umupapa wavuye hano mu gihugu ntaramara n'imyaka igeze kuri 3 Imana imuha umugisha ni ukuri Imana imuha umugisha afite umukobwa umwe n'abahungu 2 papa 2 bavuze aho bari uwo nguwo wa muri Amerika urumva we warahita yimenya kuko afite umukobwa umwe hari sina tuziranye ku mukobwa we kumwita Rafi Mabitanga batubujije kubavuga oya ndi kuvuga gutyo nyine ndi kuvuga ngo afite umukobwa umwe n'abahungu 2 afite umuhungu uri mu Bufaransa n'umukobwa uri muri Amerika muri Canada n'undi umwe Canada kadari nka 2 cyangwa 3 ariko mama Canada ndi kuvuga nyine ngo n'abamama 10 n'abapapa 2 Imana yahereza iki ibaha amahoro n'imigisha umupapa hano we ntago we muzi we ko yabanje gukunda kuduta aravuga ati Papa Bitangaza arayanywera we yabanje kumamagara arambaza ngo ni weho Mama Bitangaza nabonye kuri YouTube ndamubwira ni ngewe ajambwe uti nimero nagushiriraho igikoma ni yihe ndangije namubwira ni imwe ya Papa Bitangaza iri kuri nuza none se ngo nta kibazo ntari bujya kuyanywera ndangije ndamubwira ni oya ni ngewe iyi telefone yifite kandi nta kinywa ariko izoga nawe mu myaka nk'ibiri muracyazishinja ko se umuntu yihanye ndimushiraho nihanye ko namwe inzoga mbasaba imbabazi wabivugiye iki hano se kuri YouTube no se umuntu niba mwe inzoga yandira mu gikari ibyaha bakoze ngo cyabari hose bacyabivuga hari n'abavuze ngo mukanya mucunye neza numara ubwagiye kuri telefone kujyana he atawunyarukana bukabari urumva ariko nanone uwo muntu afite rezo kuko nanone ikintu umuntu yakoze ntabwo ushobora gushira amacenga atakongera kugikora rata nanjye nahoraga nanjye ncungiye hafi aho telefone yanjye nanjye niyo yayikoragaho iriho icyo gikoma nanjye nahoraga nanjye meze gutya kenge banza kwanza wowe bose baza mu basengewe ndi nyuma ya kamera mwarambabariye ntimwambabariye Papa Bitangaza ndi bose abafana bakunze ninjye wiviriye buti nanyweye inzoga ntibabwite bakunzi banjye umuntu acitse intege ndi umuntu ubu mwebwe muzabarirwa mwebwe akumenyesha undi Karegeya ko yavuze ko n'inkumi wari uri mu kabari ngujya no muri roge bakana Yesu karira ntaburize umwana Karegeya ndamusuje hano hose Imana imuhumurize Karegeya wowe abo warijije ukiri umusore
abo warishije ufite umugabo umugore Imana yakubabariye none se ubisite ko arabo yarishije wasabiye ustege yafashe ahubwo reka mbabwire ibisambo biramenyana ugakubita aho mwahuriye wasanga mwarakubitaniye mu miryango mwese musohoka mudinjira ukwezi TV ajya no kwezi ngo namwenga amakarabiya yose nyine niyo mpamvu nyine yongera kuvuga ubu ni Theo ukwezi TV njyewe mpagarara hagati nkavuga ngo ibisambo bibiri biramenyana buriya ukwezi nawe mwarazisangiye njyewe ninjye bifatiye kamera yanjye sibyo kwicukumbura ukuri nta muntu ufashe mu ijosi ndabwa ati bene data namwe mwacika intege muri abantu namwe mwagira ikibazo nagize ikibazo cy'intege nkeya ariko ndi pasiteri nywa ku nzoga ntibakikubona nka Imana imbabarire ntabwo nzongera kunywa iki inzoga abafana buri munsi barabinjurira abafana mwambabariye koko abafana mwambabariye koko bagiye kongera gusaba imbabazi se muri abafana mwambabariye ntimugumye mumpambira mu isi mukampambura inimero yawe ntacyo nashyiraho pabitangaza arajyana mukabari uwo munsi kandi sengera wese ambonamo inzoga ndi kunuka inzoga barakaziza wowe ubuseba abantu benshi rwose iyo mba mfite nimero itari yawe warabonye amafaranga baranyijije bakunzi bacu bacukumbura kuri TV ariko rata naho icyo mwakoze ni ukuri turagishimira kandi turashimira Imana icyo gikoma mwarakiduhaye mwaduhaye iyo sukari babyeyi beza mwaba papa mwe Uwiteka nakomeze abafungurira inzira abafungura imiryango namwe abana banyu ni ukuri bazagirirwe neza subscribe ngiye kubisabira ngiye subscribe noneho kandi ngiye kwibasaba niterereye zino manga za nawe ushyire hiyiwe ubwire mugenzi wawe ugipininge ubwire uti shyira hiyawe cyangwa niba mu rugo muri bangahe bose ugenda ufata telefone zabo uzikoreshe subscribe eshatu byibuze mu muryango cyangwa mu kazi aho muherereye niba mukorera muri sare imwe cyangwa muri kampani imwe genda ubaka amatelefone ubabwira uti kora subscribe uyu muntu kandi uzajya uhora unamureba ni ukuri bizaba ari byiza muzamutwifuriza umugisha kandi rega uzaba unatwifuriza ko ejo icyo gikoma kizaboneka aho kugira ngo twicara ahangaha tuvuga uti igikoma cyabuze kuko urumva ibyo mwampaye ntabwo ari ibintu bitazashira n'uyu munsi wa none nshobora kuba nicaye ahangaha wenda byarashize ariko Imana igakomeza ikagira ite natwe ikadufungurira natwe akayira uyu munsi rero niba rero ukoze subscribe ujye umenya ngo uteye inkunga uyu muryango amata yaba bana ushaka kuba yawamaye yarashize ariko noneho Imana ikaba igikomeje gufungura akayira hakaba kiboneka iki amata kuduha rero subscribe ukareba ikiganiro cyacu ukagisharinga inshuti zawe ukagisharinga mu magroupe yawe aho uherera hariho hose cyane cyane ariko abantu bari mu nce zo hanze hano y'igihugu kuko hano mu Rwanda ahangaha hari ahantu njya guhahira bakamfata mu ijosi hejo wenda umuntu agiye kugura ibishyimbo afata mu ijosi ngo yari ikirongo cyari icya 3 ngo noneho ngo ndongeraho irindi jana ngo nanjye njya mureba mu Rwanda nta kibago mu Rwanda naho bakureba rwose nta n'umuntu umenya ko bakurebye ahubwo mabitangaza yego tushaka tuhemba kuko basaba impamvu bazinduka turahembwa yego tushaka tuhemba basaba ko bazinduka koko YouTube ni amafaranga abaho nabwo tuyabona tuzayibabwira ariko tuyabona ngo uruhari rwanyu niko YouTube ivuga ni uruhari rw'abafana kandi rwose pe natwe mutubereye umugisha natwe mukatureba ikintu dushyizeho ukifuza kukireba kandi ukakireba iminota myinshi cyangwa ikiganiro ukakireba ukakirangiza dore tugakorera utuntu dutoya akantu kaba kari hejuru cyane twabitanga sinaka iminota nka 20 cyangwa 30 kari hejuru cyane urumva iminota 30 niyo waba uri kwigendera wagenda ukareba
ntabwo ari ibintu bikanganye cyangwa bigize ute nka biriya bajya kora ngo by'isaha isaha n'igice kandi nabyo murabireba. Uyu munsi rero watubera umugisha byazatuma tutagaruka no kwicara tuvuga ngo wamaye isukari, wamaye ifu y'igikoma, wamaye amata, kuko urumva n'ubundi amata n'ubundi yabuze, n'ubundi ubwo nyine wagira wambera umugisha. Ariko kuduha subscribe, ukaduha share, ukatuhereza ibindi bitekerezo, ukatubwira uti mwakora gutya cyangwa mugahinduramo gutya, ni ukuri ugapininga iki kiganiro. Niba uri nk'umu YouTubers ukunda kutureba, twabonye channel nyinshi zidukurikirana, bashakira baradukurikirana, bambona ibihita, mbona ibihita, mbona bihita, bisanga hano, oya bisanga hano nyine we yitwa amazina menshi, mbona bihita. Turabashimiye, Imana umugisha bakunzi bacu. Subscribe, comment, like, share, urukundo, udutima, amajambo meza anezeza abarundi. Murakoze kutureba, Tanzania, Abanyakenya, Abanyaburayi, mwese muri rusange. Abanyarwanda, Imana ibarinde, Imana ibahe umugisha. I love you, natwe turabakunda.